Wawe ikaze muri iki kiganiro giteye ubwoba cy'amadayimoni, aho ugiye gusobanurirwa amadayimoni arindwi agiye ahagarariye icyitwa ikibi cyose hano ku isi. Byose wabisobanukirwa neza muri iki kiganiro Imbumbe Knowledge mugezwaho nanjye Fiston Uwimana. Turahera ku izina Lucifer. Lucifer benshi cyane bakunze kwita Lucifer. Lucifer ni ijambo rikomoka mu rurimi rw'ikilatini risobanuye utwaye urumuri cyangwa inyenyeri yo mu gitondo. Muri Yesaya mu myemerere ya Gikristo rifatwa nk'izina rya Satani mbere yo kugwa kwe. Hari abasesenguzi bemeza ko uwo murongo wavugaga ubwami bwa Babuloni mu buryo bw'ikigereranyo. Umudayimoni Mamoni ni izina risobanura ubutunzi cyangwa se amafaranga. Rivugwa muri Matayo. Yesu yavuze ko nta muntu ushobora gukorera Mamoni ndetse n'Imana icyarimwe. Rihagarariye gukunda amafaranga kuruta gukunda Imana. Mamoni ubundi ngo niwe mudayimoni udusunikira mu gukunda ubutunzi bw'iyi si nk'amafaranga ndetse n'ibintu. Umudayimoni Asmodeus ni umudayimoni ubundi utera irari ry'umubiri, udushora cyane mu ngeso y'ubusambanyi ndetse n'ibijyanye byose n'irari ry'umubiri. Asmodeus agaragara mu gitabo cya Tobiya. Afatwa nk'umudayimoni ujyanye n'irari ry'umubiri. Mu migani ya kera avugwa nk'ushuka abantu mu bitekerezo ndetse no mu byifuzo bibi. Azazeli avugwa cyane mu Balewi ku munsi w'impongano. Hari asobanurwa nk'ahantu mu butayu kohereza ihene yitwaga ihene ya Azazeli. Abandi basobanura ko ashobora kuba yari izina ry'umwuka mubi mu migenzo y'Abayahudi ba kera. Hakaza umudayimoni Belphegor akomoka ku mana y'Abamowabu. Mu migenzo yaje gukurikiraho yaje gufatwa nk'umudayimoni ujyanye n'ubunebwe cyangwa ibitekerezo bishuka abantu. Si izina riboneka muri Bibiliya mu buryo busobanutse nk'umudayimoni. Belphegor ngo ubundi ngo niwe udushora mu bunebwe hakadushyiramo ingeso mbi yo kumva twakwicara tukarya ndetse tutakoze, ngadushukira ku ngeso mbi ndetse n'ibitekerezo bibi tukumva tukwiye kuba abanebwe. Ngo uyu ngo ni umudayimoni w'ubunebwe. Naho Belzebub ni izina risobanura umwami w'ibisazi, ryakomokaga ku mana y'Abafilisiti. Rivugwa mu Isezerano Rishya. Abafarisayo bashinjije Yesu ko akoresha imbaraga za Belzebub. Mu myemerere ya Gikristo rifatwa nk'umutware w'abadayimoni. Naho Leviathan ni umudayimoni wa karindwi cyangwa izina rya karindwi. Leviathan ni igisimba kinini kivugwa muri Yobu, Zaburi ndetse na Yesaya. Gishushanya imbaraga zikomeye cyangwa akaduruvayo mu nyanja. Mu myemerere imwe gifatwa nk'ikimenyetso cya Satani cyangwa imbaraga z'umwijima. Ngaye nguko amazina arindwi y'abadayimoni barindwi bayoboye icyitwa ikintu cyose kibi kiba hano ku isi. Nje na Fiston Uwimana, ikiganiro ni Imbumbe Knowledge. Kora subscribe, share ndetse na comment utugezeho icyo gitekerezo, ni cyiza kandi kirakenewe.